Imana ko hari aho yanteruye, hari aho yanteruye nari mbabaye, hari aho yankuye nari mfite ibibazo bikomeye, Imana irangije inyicaza hantu rero handi Imana yakwicaje. Haleluya. Si umuntu wakwicaje kandi si umuntu uzaza ngo agukure. Imana yacu nishimwe. Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu bayo. Imana ije guca agasuzuguro kandi ikindi Imana ije gukora, ije guhangana n'abantu biyita abakozi b'Imana, biyita abantu bavugira Imana kandi babeshya. Imana yambwiye ngo ije guhana no guhemba. Haleluya. Kandi ngo niyo Imana imanukiye abanyabyaha. Wowe wabura umusinzi, wabura umusambanyi, kuyana byaba byarakunaniye, ariko Imana yaje kumbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo ikuntu umunyabyaha icyo yanga n'icyaha nukiranuka ni wakwinjira mu mugambi w'Imana, Imana izazi kugirira neza kandi ibyawe Imana iraje ibibohora. Hari abakobwa benshi babuze urushako kubera abarozi. Imana yambwiye ngo ije gutanga urushako, ije gutanga ingo z'umugisha, kandi nubwo abantu bazi ibintu byacitse, ibyorezo bizagira ku bantu badasenga, intambara zizagera ku bantu badasenga, ariko Uwiteka Imana yambwiye ngo ashyize uburinzi ku bantu bayo. Muhumure. Oya ndafashijwe pe. Haleluya. Amina. Haleluya. Yo haleluya. Amina. Alazo wazo mando. Yesu ndagushimye. Imana ije gukora ikinyu. Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngiye muri kumwe nawe nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kuba tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatira urugendo, nkifatira uyu mwanya nkajya kubashakira abakozi b'Imana, abavugabutumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagira umugisha n'Imana kutugarurira umukozi w'Imana, Mama Patrick. Yego. Mama Patrick. Arame. Nubwo watera haleluya ngo manze soza. Yo haleluya. Amina. Ndabasuhuje bwoko bw'Imana, nari mbakumbuye. Oya uradusondetse ntabwo watera. Yo haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Imana yacu nishimwe. Imbazwe. Nari mbakumbuye. Komera cyane. Yego. Kwambaye neza. Yego, nukubera Yesu. Nukubera Yesu. Ariko Mama Patrick, reka tumaze tuvugisha ukuri imbere yuko wenda tujya mu mwanya wo gusubiza abantu. Manze tubwire wabagaye iminsi ukwezi gushize abiri. Reka tumaze dusenge. Oya ntabwo urankwepa ubu ngubu ngiyewe naje kuko uzi impamvu ari gihe abantu bahita bambaza nti kuki watuzaniye umubyeyi ukamuzana rimwe ubu ntumugarure, kandi twe tuba dufite inyota cyangwa se twamukunze dufite amatsiko yo gukomeza kuryoherwa n'ibintu biri kumuvamo. Wamuzana ejo tukaba tubuza hagiye. Ati ibyo bintu biterwa n'iki? Nanjye nkabari nimugarura njye nzamanza mubaze yari yaragiye. Wibakwepa na kuko mukayacura no kugeramo hagati ugasanga nibagiwe, ugasanga binciyeho. Yego, nanjye ntabwo nari mbaheruka, nari mbakumbuye. Nari maze iminsi mu rugendo. Yego. Nari maze iminsi mu Burundi. Nanjye kuko nagize ngo ugiye kumbwira ngo waramaze iminsi mu rugendo. Nturuvuga izina, nanjye kubaza ni se uruhe rugendo? Ingendo kari nyinshi, hari ukuvana ukajya i Kigali, hari ukuvana ukajya i Gisenyi. Wari umaze iminsi mu Burundi? Nari maze iminsi mu rugendo i Burundi. Namazeyo ibyumweru 2. Yego. Uyu munsi wa 3 mvuyeyo. Nshimye Imana, nsuje abantu banjye n'ababyeyi twari turi kumwe, nabo ndabasuhuje. Nsuhuje abamama twahuriyeyo. Hari abamama 2 bo muri Amerika n'undi wo mu Bufaransa. Ndabashimiye cyane, bamfashe neza, Imana bambera umugisha. Yego. Nshimiye n'umubyeyi witwa Mugisha, atuye i Kigali, bakunda kumwita Murundi. Nawe ndamushimiye cyane, niwe wamuje nabo bamama. Yego. Nshimye Imana n'ukuri n'abantu bampanuriye, umwuka wera ubarimo, amavuta bariho ntakabaveho. Yego. Nshimye Imana ko nagize urugendo rwiza, kandi nawe mu rugendo nagize mu by'urugendo nawe hari ibyo ari wampanuriyemo. Rero Imana yararushohoje. Nukuri nshimye Imana ko yajyanye nanjye, bamfashe neza, Imana yarigaragaje. Yego. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza kandi nkoresha iby'ubutwari. Nshimye Imana rero, nanjye ntabwo nari mperukana nawe.
nari ngukumbuye. Amina. Ariko nshimye Imana yongeye kuduhuza. Amina. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Amina. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nshimye Imana kuko yarahabaye. Ntabwo byari byoroshe ariko nafashe urugendo kubw'umugambi w'Imana. Imana irabisohoza. Nshimye Imana rero yabanye nanjye. Nshimye Imana yarinze abina iwacu. Nshimye Imana yarinze abo twari kumwe. Hari abasubiye mu rugo bampamagaye bambwira ko bashyitse mu rugo amahoro. Nshimye Imana rero ko yabikoze. Nicyo kinteye no kuza ahangaha nshima Imana kuko yankoresheje imirimo n'ibitangaza. Impuza n'abanyamumaro, impuza n'abantu bakomeye. Nukuri iranyambika. Imana yarantembereje mugi wa Bujumbura mbese natemberaga nk'uri gutembera mu rugo. Nshimye Imana rero ko Imana yabikoze. Imana ntijibesha. Icyo wavuganye n'Imana nagiraga ngo mbwira abantu icyo wavuganye n'Imana gikomereho. Imana ntabwo ijibesha kandi ntakura Imana itakura umuntu. Nukuri Imana yarahabaye yankoreye imirimo n'ibitangaza. Jewe ibyo nari nibwira ibyo nabonaga ntabwo ari Imana yakoze, ahubwo Imana yakoze ibirenzeho. Rero nagiraga ngo mbwira aba bantu bari kudukurikirana nangwa se bagiye kudukurikirana aka kanya ko nta kuri Imana itakura umuntu. Ntukihebe uri mu mugambi w'Imana kuko ibyo Imana yavuze kuri wowe irazi ikabisohoza. Haleluya. Yo haleluya. Imana yacu irakora. Imana yacu irashoboye. Imana yacu ifite imbaraga. Imana yacu ifite ubutwari. Nta kintu na kimwe cyakuraho umugambi w'Imana. Icyo Imana yavuganye nawe izagisohoza. Ndi kubwira abantu muri minsi gira kwizera. Kwizera ufite niko kugiye gutuma Imana iza ikore. Kwizera ufite niko kugiye guhoboza ibyawe. Abantu bagize ubwoba kubera ko insengero bazifunze. Ariko nubwo insengero bazifunze ntabwo bafunze Imana yacu. Nubwo insengero bazifunze ntabwo bafunze umunwa wawe. Nubwo insengero bazifunze ntabwo bafunze umwuka wera ukurimo. Vuga Imana, uvuga Imana wabonye. Uvugima uhamya Imana uzi. Were guhamya Imana ya Emi nangwa guhamya Imana y'abantu. Hamya Imana yawe uzi neza. Jewe ukimye Imana ko Imana itajibesha. Imana ntabwo yitiranya amazina. Imana yavuze ngo ndagutabarira gutabara. Imana yavuze ngo ije kukurengera irakurengera. Je nahuye n'ibibazo byinshi ariko nshimye Imana ko hari aho yanteruye. Hari aho yanteruye nari mbabaye. Hari aho yankuye nari mfite ibibazo bikomeye. Imana irangije inyicaza hano hantu. Rero hano Imana yakwicaje. Haleluya. Si umuntu wakwicaje kandi si umuntu uzaza ngo agukure. Imana yacu nishimwe. Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu bayo. Imana ije guca agasuzuguro kandi ikindi Imana ije gukora ije guhangana n'abantu biyita abakozi b'Imana, biyita abantu bavugira Imana kandi babesha. Imana yambwiye ngo ije guhana no guhemba. Haleluya. Kandi ngo ni Imana imanukiye abanyabyaha. Wowe wabura umusinzi, wabura umusambanyi, kuyana byaba byarakunaniye, ariko Imana yaje kumbwira ijambo rikomeye irambwira ngo ikuntu umunyabyaha icyo yanga n'icyaha nukiranuka ni wakwinjira mu mugambi w'Imana. Imana izazi kugirira neza kandi ibyawe Imana iraje ibibohora. Hari abakobwa benshi babuze urushako kubera abarozi. Imana yambwiye ngo ije gutanga urushako, ije gutanga ingo z'umugisha. Kandi nubwo abantu baziga ibintu byacitse, ibyorezo bizagera ku bantu badasenga, intambara zizagera ku bantu badasenga, ariko Uwiteka Imana yambwiye ngo ashyize uburinzi ku bantu bayo. Muhumure. Hari umuntu ukunda gutera agakorasi kavuga ngo nimuhumuriza turengera. Nimuhumuriza turengera. Nimuhumuriza turengera. Haleluya. Nimuhumuriza turengera. Mana yacu nimuhumuriza turengera. Hayiwa nimuhumuriza turengera. Haleluya. Nimuhumuriza turengera. Haleluya. Nakura Imana itakura umuntu. Byagucanze byakuyobeye ubukode wabo buze abana bakunaniye. Nakura Imana itakura umuntu. Umugabo wawe yagutaye. Haleluya. Abavandimwe bakuvuyeho. Nakura Imana itakura umuntu. Nge ndikubwira abantu muri iyi minsi nge nicaye mu byanjye nawe icara mu byawe kubera yuko igihe kirageze. Imana ije gutandukanya Abisirayeli n'Abanyegiputa kugira ngo umenye ko wasenze nangwa se kutasenze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yo haleluya. Yo haleluya. Imana yacu nishimwe. Opevonesta enima dotaya rezone kontra epodeva. Imana ije guca agasuzuguro ibyawe byanze
gusohora. Imana yambwiye ngo ije guca umugozi watumye utinjira mu masezerano yawe. Imana yambwiye ngo hari benshi gukorera ubukwe uyu mwaka utararangira. Imana yambwiye ngo hari abantu ije guha amazu yabo yababwiye. Imana yambwiye ngo wowe wabuze akazi Imana irakaguhaye, wowe wadepoje biranga. Imana yambwiye ngo wategereje urubyaro igihe kirekire, ariko Imana yambwiye ngo ifite abana, ije gutanga abana mu babyeyi. Kandi mureke mbabwire, njyewe nigeze guhura n'inzara igihe kirekire, bana banje bicwa n'inzara igihe kirekire. Njye ahantu nari ntuye ahantu bita kuri Bazireti Gisenyi, nahuye n'urugamba rukomeye, ariko Uwiteka hari ahantu yankuye. Rero kuba nicaye muri iyi Musanze ni amavuta Imana yakizemo. Haleluya. Kuba nicaye aha ni amavuta. Yego, amavuta Imana yaguhaye agaciro. Reka bakuvuga bakuvuge. Njye navuye kuri level yo kuvugwa, iyo mvuze nge ndakomeza. Ngomba kudepasa umwanzi wanjye kugira ngo ibyanjye bisohore. Ngomba kudepasa umurozi kugira ngo noneho ibirozi yaneza bipfa ubusa. Ngomba kudepasa umunyamagambo kugira ngo ibyo yagambiriye ntabwo ibyamvuze bipfa ubusa. Haleluya. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihimbazwe. Mwere gucika intege, muteye ubwoba na Satani, muteye ubwoba n'ibigerageza murimo, ariko nta kure Imana itakura umuntu. Haleluya. Nta kure Imana itakura umuntu. Nigeze kurwaza umwana hano mu Ruhengeri, yego, hano mu bitaro bya Musanze. Narwarije umwana nyiva Gisenyi. Niwe Imana yarimbwiye ngo mwana wanjye ndaguhagurukije ndakwimuye, mwimuriye mu mujyi wa Musanze, nta muntu narinziyo. Imana ibintu bayigiye kirekire ndi mu buzima bubi bukakaye. Iri Imana ndivovota ndavuga n'Uwite ugiye kunyimura ute? Ese uranyimura? Nta muryango mfite, nta bavandimwe mfite, ariko Imana irambwira ngo ndakubatuye ndakujyanye, ariko nibwo nzasohoza ibyawe. Haleluya. Amina. Ndivovota, ariko igihe cyarageze Imana irambwira ngo niba udahagurutse ngiye guteza umwana wawe urwaye. Yarabumuteje. Haleluya. Ndagira ngo mabwire mukorere Imana ibihano bitaramanuka, mukorere Imana nta rwitwazo, mukorere Imana mutitangiriye itama, muyikorere mushaka kugira ngo mubone ubugingo, mwere kuyikorera mushaka ibindi, ahubwo ibindi Imana izabibongera, ariko mubanze mushaka ubugingo. Haleluya. Haleluya. Buriya Fisi ndamukunda, Fisi ndamukunda cyane. Yamanuriye urugendo arambwira ngo mva vuba bitunguranye. Imana iguhaye urugendo rw'umugisha, arasengera. Imana irambwira ngo ndaguhagurukije, nubwo yabikubwiye n'ubyashyira, ariko urugendo rurahari. Imana hise urumva. Imana imumpera umugisha. Amafaranga yanyatuye Imana yarayamaye. Haleluya. Haleluya. Yarambwiye ngo Imana igiye kukwambikira abana, igiye kukwambika n'ikigori kurusha ikigori. Imana yarabikoze. Haleluya. Ako karagaciyemo. Imana imumpera umugisha. Haleluya. Narimutse, ariko nimuka Imana yateje umwana wanjye ubwo burwayi. Naraje ngera hano inahi Musanze, nageze ahantu, hari ahantu banyakiriye kuko hari abantu naje meze nkaho ndi kuza mbakurikiye, aribo bashaka, mbese aribo bari kuntangira ahantu ndi buture. Narahageze ndahakubitirwa, bakubitirwa n'ikintu bita inzara, bakubitirwa n'ikintu bita uburwayi. Imana iteza umwana wanjye uburwayi araremba. Ngeze hariya mu bitaro bya Ruhengeri nahamaze amezi 2. Imana irangije irambwira ngo nubwo uyu mwana arwaye n'umugeni. Haleluya. Haleluya. Ntabwo byigeze bica intege na gato. Ntugacike intege kubera ikigerageza urimo, ntugacike intege kubera abangabo, ntugacike intege kubera abarozi. Haleluya. Ntugacike intege kubera gereza y'ibibazo urimo. Imana iraje gusohore muri gereza. Hari gereza y'ibibazo, hari gereza yo kudakizwa, hari gereza yo kutubaka urugo, ariko Imana ije gukora igitangaza. Umwana wanjye yararwaye amezi 2 ashize, umwana arapfa. Ngisohoka umuryango w'ibitaro, umwana umutima uhita uca arapfa. Umwana arangije gupfa, naratashe. Abaturanyi twari duturanye nabo batwimaho gushingura. Byari byagucanga ukabana umurambo mu nzu kuva mu gitondo kugeza saa 8 saa 7 utarabona icyerekezo cyo gushingura umwana wawe. Wari wahura n'ikigeragezo cyo kuba uhetse umwana akagupfira mu mugongo. Wari wahura n'ikigeragezo byibura cyo kumara icyumweru abana bawe banywa amazi gusa batarakoza n'igikoma ku munwa kandi bakabaho. Wari wahura n'ikigeragezo
haleluya, amina. ndababwiye ngo uzi ko yahuye n'ikigeragezo, wenda wahuye n'ikigeragezo kirito cyane ntago mbizi kuko buri wese agaciro icyo yahuye nacyo. Yego. Ndagira ngo nkubwire ngo kugera kure yawe nangwa si kugera kure kwawe siko gupfa, ahubwo ugera kure Imana igucura kugira ngo byibura ninagutabara uzahamiriza abana aho yagukuye. Mujye muvuga ubuhamya muzi, mutanga ubuhamya mwabonye, mutanga ubuhamya mwanyuzemo, nimujye mubeshera Imana. Hari abantu bakunda kubeshera Imana, ariko njyewe mureke mbabwire, nabuza gushingura umwana wanjye. Umuntu w'umusaza ushaje wari uvuye kwisomera agacupa, araza yumva ukunda bari gusigana aho ngaho, barasigana bati ababimukira n'ibiki byose, abantu biwacu baje gushingura barumirwa. Haleluya, ariko Imana yo kaje ikoresha umusaza, araturumbukaza nk'inturumbutsi, aravuga ngo ngwino nguhirimbi. Haleluya, shimye Imana, uyu musaza musabiye umugisha, niyo ndi gusenga uyu musaza musabira umugisha. Haleluya, shimye Imana, Imana yahaye umwana wanjye irimbi ryiza, nubwo ntamushinguye uko nari mbishaka, ariko byibura Imana yanyeretse ko turi kumwe. Yambaye irimbi ishingura umwana wanjye. Haleluya, abaturanyi bari bazi ko birangiye nangwa se namwaye, baramwaye, babona ko Imana ikoze imirimo n'ibitangaza. Reka gucika intege, reka gutinya, reka kwiganyira. Hari umuririmbyi ukunda kumva uvuga ngo mwijura imbere y'Imana afite umuntu umvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Ese Uwiteka Imana ubwo akuvugira, ninde mwanzi wabasha kumukwirukanaho? Haleluya, emi nta muntu wabasha kukwirukana ku Mana. Imana ni papa. Haleluya, ubushize naravuze ni Uwiteka Imana yambereye papa. Wenda abantu hari igihe babyumvisha ukundi kuntu, ariko nje nakuze n'imfubyi, sinzi mama, sinzi papa. Haleluya, 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 ariko akagasura mfite ni Yesu. Yego, akagasura mfite ni Yesu. Yego, njyewe mbyaye imbyaro utabasha kubara, ariko nubwo bose batahari. Haleluya, haleluya, bara batandatu kuko ari bo bahari, abandi ntabwo bakihari, ariko abandi ntunze mu mwuka nibo benshi. Nge ntabwo njya mvuga ngo abangaba nibo mfite, oya, ahubwo hari abandi mu mwuka mfite. Haleluya, kandi Imana nijoro niho nasenze, Imana irangije irambwira ngo uyu mwaka kuva mu kwa munane kugeza mu kwa mbere, Imana yambwiye ngo ibohoye amasezerano menshi, ariko Imana yambwiye ngo hari nabo bizaba bikomereye. Imana irongera irambwira ngo hari abandi Imana igiye gukura ku macano. Nabonaga Imana igenda ikuraho abandi, Imana irambwira ngo abantu bamaze kumenyera Imana, ngo ariko Imana iraje. Nabonaga umuntu afashe umukubuza agenda akubura, Imana irambwira ngo hagiye gusigara abanyamumaro, abantu bafitanye n'Imana isezerano, babibayemo by'ukuri, basenga Imana by'ukuri, nibo bagiye gusigarana n'Imana. Kandi mureke mbabwire, mwirambirwa ibisubizo byaje. Wewe urarambirwa inkono watetse irahiye, ese ninde uzayigutahurira? None si ibyo bijyo nubita bizajya nde? Njyewe Imana yambwiye ngo igihe kirageze, niba inkono iri ku mashyiga itogota, kuki inkono yawe wayita ukayisigira abandi? Haleluya, hari abagiye kuzajya ibiryo batatetse. Rero niba warashatse ibyo kujya ugashyira inkono ku ziko, inkono ikaba igiye gusha, reka kubisigira abandi, kuko abantu uzabisigira ntabwo bazagushima. Ariko Uwiteka yaje kumbwira ngo mwere kurambirwa, kuko igihe kirageze. Imana ije gukora ibyo gutwara, kandi Imana ije gukora ibyo yasezeranye ku bantu bayo, ije kubisohoza. Benshi nabonaga abandi Imana ibahaye urubyaro, nabonaga benshi Imana ibahaye ingo z'umugisha, nabonaga abantu benshi Imana ibahaye akazi, ariko nkabona nabi Imana isohora. Imana yaba yaraguhaye uwo mwanya ukicara muri ako kazi, ariko udahabana n'agaciro, uraje uveho hinjiremo abavuganye n'Imana. Waba wicaye mu biro, hari abusubiza inyuma. Imana yambwiye ngo igiye kugusohoramo yinjiza abasenze, kuko Imana yavuze yuko igiye kubigenza neza. Haleluya, ntabwo rero nasoza tudasomye iri jambo. Tugiye gusoma iri jambo Matayo ibice 25, tugiye guhera ku murongo wa 6 turageza ku murongo wa 13. Haleluya, abantu badukurikiye, tugiye gusoma Matayo 25 umurongo wa 6 turageza ku murongo wa 13. Yego, umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Ku murongo wa 6 haravuga ngo ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke. Bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azima.
ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa abandi nabo baraza, barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ntabwo ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Haleluya, yo haleluya. Aba bakobwa 10, haleluya, ni ukuvuga ngo baba bari biteguye umukwe uko ari 10. Haleluya. Noneho 5 b'abanyabwenge bacunze amatabaza yabo, bacunga amavuta yabo. Haleluya, baririnze. Noneho abapfu bangiza amavuta yabo, bangiza amatabaza yabo, ntibigeze bayabera amaso. Haleluya. Noneho umukwe aza kuza, asanga abanyabwenge biteguye, asanga n'abapfu barangaye. Haleluya. Barangije baza ku banyabwenge barababwira bati twebwe amatabaza yacu yazimye, nangwa se amavuta yacu yashize, mudubabarire muduhe kuyayo. Haleluya. Imana ntabwo yakwemera yuko amavuta yawe hagira undi uza ngo ayamene. Imana ntabwo yakwemera ngo icyo yagushizemo kigende. Urabona aba bakobwa abanyabwenge bamenye ubwenge kuko binjiranye n'umukwe, bari maso. Ese wowe ubaye maso gute? Ubaye maso gute? Ese ibyaho birinze ute? Imana yaguhaye yirinze ute? Haleluya. Abantu muri iyi minsi mbese bacitse intege, abandi bari gucira abandi manza, bakabavuga ibidakorwa n'ibiki byose. Wabona ukuntu umuntu kuri YouTube uragira umusebeje, ugenda uvuze byinshi, urasebye umuntu w'Imana. Amavuta Imana yamuhaye, so yamuhaye. Reka abantu b'Imana basenge. Niba nafite urubanza n'Imana, we n'Imana biramureba, ariko wowe reka kwishyiraho urubanza, ucira abakozi b'Imana urubanza. Haleluya. Shimye Imana, abantu banjye Imana ibaho umugisha, ndabashimiye n'ukuri. Intego y'iri jambo ni tube maso kuko ibyacu Imana igiye kubibohora, twere gucika intege nangwa se twere gutinya. Haleluya, haleluya, yo haleluya. Imana ije gukora igitangaza ku bantu babanye n'Imana. Nje muri iyi minsi ndi kugendana n'abantu bari mu mwuka, ntabwo nje ndi kugendana n'abanyamubiri, kuko nje abankomerekeje ni benshi. Ntabwo ngikeneye abantu bo kunkura mu mwanya, singikeneye abantu bo kunkura mu mwuka, ntabwo ngikeneye abantu bo kunkura mu mavuta, ntabwo ngikeneye abantu bo gutuma nsubira inyuma. Revo ngezeho niyo kubana n'Imana neza, ubundi Imana igakora ibitangaza. Amen. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Shimye Imana kandi Imana nihabwa icubahiro. Yego yemi nawe Imana ikumpera umugisha, kwemera kunyakira. Imana iguha umugisha, kandi Imana yambwiye ngo ngubwire ko ije kukugirira neza. Hari ibyawe Imana ije kubohora, kandi uyu mwaka utararangira mbona Imana ikubakiye urugo. Haleluya. Igipini si uko nabihanuye ubutaha, oya. Kandi njyewe Imana yimbwiye ikintu, iyo ngisengeye Imana ikongera ikakivuga, ikongera ikakivugaho, cya kintu kiba kiri mu nzira yo kuza. Imana igiye gukora igitangaza. Nabonye Imana iguheje n'abantu b'abanyamugisha kandi muhanzi, mbona bakugiriye umumaro ukomeye. Imana iguhaye inshuti, Imana igukoreye ikintu kizatangaza abantu. Amina. Tugiye gusenga Imana. Oya ndafashijwe pe. Haleluya. Amina, haleluya. Yo haleluya. Amina. Heniwazo mando. Yesu ndagushimira. Imana ije gukora ikinyura. Aho wabaniye n'Imana, aho wavuganiye nayo, niho Imana igiye guhurira nawe. Reka gutinya, reka kugira ubwoba, reka guhangayikishwa n'ibyo ubona. Imana iraje ibikemure, Imana iraje ibirangiza. Hari akaririmbo nkunda mbabarira ngaririmbe. Karirimbe. Karimo karavuga ngo nibutse iminsi ya kera, nguramburira amaboko, ndebye imirimo yawe, buri icyo mvuga ndatangara ndumirwa, bitapfata umwanzuro wo kutaza kureka. Bota fode sase enidosa. Imana irabwiye inyuranyije amaboko. Amina.
barakuroze wararwaye biranga warivuje ujya kure nabonaga kanseri Imana isohora mbona Imana igera mu nda z'abamama igenda yoza nabonaga umuntu akoropa mbona umuntu agenda yoza mu nda z'ababyeyi Imana irambwira ngo harabandikishije umugongo harabandikishije mu nda harabandikishije amaguru harabandi Imana ikishije umutwe udakira harabandi Imana ikishije ibihaha hari abantu Imana yongera gushyira ku murongo kandi Imana yambwiye ngo muhumure izaturengera yego amen amen yes hanyuma reka dutange nimero yawe ku buryo hari umuntu wakubona akifuza gusengana nawe cyangwa se hari umuntu wakubona akifuza ko muvugana mu buryo bwo kuganira cyangwa se mukaba wamuhumuriza ku ijambo ry'Imana reka utange ya nimero yawe hanyuma Imana iduhane umugisha. Yego nimero yanjye ni 0780 70 90 yisubiremo 0780 70 90 yego hanyuma agibaruyeho Ingabire Solange hanyuma reka twinjiye mu mwanya wo gusoza dusengera abantu abarwayi abarushye n'abaremerewe abari mu bitaro abafite abagabo babataye abari mu makode abashomeri abantu bafite inzara mbese abantu mu ngeri zose abantu bari hanze abantu bari mu Rwanda bose tubasengere hanyuma Imana iguhereze umugisha. Reka tubasengere waba uri mu bitaro waba uri mu rugo fata ahantu urwaye tugiye gusenga Imana abarwaye mu nda abarwaye amaguru abarwaye imitwe Mana turagushima uri umukozi w'umuhanga uri Imana ikiranuka sengeye abarwayi bari mu bitaro sengeye abari mu ngo zabo sengeye abababaye sengeye abafite intambara sengeye ababuze urubyaro sengeye abababaye aba bose mbazanye mu bise by'amaraso yawe ndabasengeye Uwiteka Imana ubakize ubatabare babere ku rugamba ndahagarika abazimu n'abadayimoni ndakubita hasi imbaraga z'ikuzimu ndahagarika imbaraga z'abarozi ndakubita hasi imbaraga z'abakonikoni ndirukana shitani n'ingabo ze zose ndafunga amarembo yose y'ikuzimu aho satani yakwinjirira ndafunga amarembo y'ikuzimu ndacecekesha ndafunga amarembo yose aho abadayimoni bakwinjirira ndafunga ndakorotira aho satani yakwinjirira aho satani yanyaze ibyanyu aho satani yakunyaze abantu banze kwishyura amadeni babuze ubwishu Imana irabishuriye mu izina rya Yesu Imana irambwiye ngo yishyuye amadeni Imana irambwiye ngo ikuye agasuzuguro Imana irambwiye ngo ikijije abarwayi kandi Imana yirukanye impanuka Imana irinze abasitari bo muri uru Rwanda Imana irambwiye ngo mu basitari Imana nahira hageze amen haleluya Imana irambwiye ngo hari uburinzi isize ku bantu bayo Imana irambwiye ngo ntabwo izemera yuko abantu bakorwa n'isoni Imana ije gutabara kandi Imana ije kurengera abantu banjye Imana ibaho umugisha tuzasubira murakoze amen amen guma wicaye dukore ka kantuza guma gutyo wicaye neza haleluya uturutse ko nari narakubuze Imana ukore kasiko tukurebe abantu badukurikiye mudukandire hajya subscribe